muraho neza abakunzi ba filime Inzira y'umusaraba. Twizere ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza musoza umwaka wa 2024 neza mwinjira mu mwaka wa 2025. So guys, aho muherereye hose tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero tukaba tugarutse na filime Inzira y'umusaraba tuganire show, aho tugiye kugaruka kuri filime Inzira y'umusaraba muri season ya kabiri, episode ya 34 ndetse na episode ya 35 ya filime yacu Inzira y'umusaraba. Aho episode ya 33 ya filime yacu Inzira y'umusaraba muri season ya kabiri yaje kuba irangira, abakunzi ba filime Inzira y'umusaraba bafite amatsiko menshi, bategereje kumenya ngo umuntu bita Fisto ziranshingano yahawe na Cyusa araza kuzisoza. Umuntu bita Fisto mwari muzi nka Maneko wa Fabiola yaje kubavumburwa na Cyusa, hanyuma Cyusa nawe arongera mu akazi ko kuba Maneko. Muramuzi ko Fisto ari spy, nanone Cyusa yongeye kumugira spy ngo ajye kuneka muri uriya muryango wa Rugema, amenye amakuru ya Iribagiza, amenye icyumba Iribagiza afungiyemo, amenye uburyo Iribagiza bayeho, amenye ko Iribagiza kubitwa cyangwa se yaba afite ingoma. Guys, ahangaha umuntu bita Fisto bongeye kumugira Maneko wo kujya kuneka mu muryango yarasanzwe ashakira amakuru, mu muryango yarasanzwe nekera. Amatsiko rero ni menshi ku bakunzi ba filime Inzira y'umusaraba kubera ko bategereje kumenya niba ibi bintu Fisto araza kubikora. Guys, umuntu bita Kanyana rero ikintu gikomeje gushimisha abakunzi ba filime Inzira y'umusaraba nuko umuntu bita Kanyana byaje kuba birangira abona ahantu Iribagiza ari. Abantu barebye episode ya 33 ya filime yacu Inzira y'umusaraba baje kuba babona ko umuntu bita Kanyana yamaze kubona ahantu Iribagiza afungiye. Ese mukomeje kwibaza ngo niki kiraza gukurikiraho? Ngira ngo mwabonye ko umuntu bita Kanyana ndetse na Koci mbere yuko Kanyana abona ahantu Iribagiza afungiye baganiraga ku buryo nibabona Iribagiza bazahita bamutwara. Umuntu bita Koci yavuze ko na umunsi azabona Iribagiza azahita mutorokana akamukura muri uriya muryango wa Rugema akamwijyanira iwabo. Guys, ahangaha buri wese muri filime Inzira y'umusaraba ari kugenda afata ingamba ze zitandukanye n'izundi. Ari niyo mpamvu dukoze iki kiganiro, dukoze iyi show kugira ngo duhurize hamwe nk'abakunzi ba filime Inzira y'umusaraba. Ese guys, ko umuntu bita Kanyana na Koci baganiraga ko umunsi baraza kumenya ahantu Iribagiza afungiye baraza kuhatobora, baraza kuhamena, hanyuma bakamuturukana, bakaba bahabonye, umuntu bita Kanyana akaba yahabonye. Murakeka ari iki kigiye gukurikiraho? Guys, rero nk'abakunzi ba filime Inzira y'umusaraba murabizi ko umuntu bita Cyusa ndetse na mama Cyusa batangiye igikorwa gisha cyo gushakisha cyangwa se gukora iperereza ngo bamenye aho Iribagiza avuka. Bamaze kuba babona neza ko umuntu bita Iribagiza atavuka kwa Rugema. Ese guys, baraza kuhamenya cyangwa ntabyo baraza kumenya? Guys, amatsiko nkubwira ko ari menshi cyane ku bakunzi ba filime Inzira y'umusaraba. Ese iki gikorwa cyose yatangiye bizarangira ageze ku ntego yihaye yo kumenya umuryango wa Iribagiza ndetse naho Iribagiza avuka? Cyusa yihaye devoir isa n'ikomeye cyane, ariko nk'abakunzi ba filime Inzira y'umusaraba tukaba twifuza ko yayigeraho. Guys, rero nk'abakunzi ba filime Inzira y'umusaraba ndagira ngo muze gukurikira ikiganiro kugeza kirangiye umunota ku wundi, twe twababwira ibintu bigiye kuba byakurikiraho muri iyi filime Inzira y'umusaraba. Ese guys, ko Cyusa yagendaga nk'uri kwiyahura kwa Rugema ashakisha Iribagiza atazi n'aho afungiye, ubwo Kanyana yahamenye ko na Cyusa araza guhita ahamenya? Murabona Cyusa ataraza kuhamena? Guys, ahangaha ari nayo mpamvu nkubwira ko abakunzi ba filime Inzira y'umusaraba bafite amatsiko menshi. Rero tugiye gukora uko dushoboye tubereke ikintu kigiye kuba cyakurikiraho muri filime yacu Inzira y'umusaraba.
So ikigiye kuba cyakurikiraho rero muri filime Inzira y'umusaraba ni uko mubizi neza ko umuntu bita Kanyana ari gukora iyo bwabaga ngo iribagiza afungurwe. Murabizi ko umuntu bita Kanyana ari kugenda agerageza kwibe imfunguzo za Rugema agafungura ku byumba byose kugira ngo arebe ahantu iribagiza ari. Rero kuba umuntu bita Kanyana yabonye ahantu iribagiza ari, araza kongera yiba imfunguzo hanyuma afungurire iribagiza. Ahubwo se nk'abakunzi wa filime Inzira y'umusaraba, iki gitekerezo cya Koca murakishigikiye? Ahita mutorokana mujyane wabo nangwa mutorokane amujyane kwa Cyusa? Ese murifuza ko umuntu bita iribagiza yaguma kwa Rugema? Guys, namwe ndabizi ko nimba muri abakunzi ba iribagiza, murabizi ko iribagiza nta mahoro azigeragira igihe cyose akiri kwa iribagiza. Ikiza nuko iribagiza yareba ahandi bamuhungishiriza. Umuntu bita Koci na Kanyana bagomba kumuhungisha. Murabizi ko umuntu bita Fabiola ari kugenda abwira iribagiza ko bazamufungura ari uko umuntu bita Isimbi yabyaye. Ese guys, murabona iribagiza bagakwiye kumufunga amezi 9 yose? Umuntu bita Fabiola we niyo ntego afite ko umuntu bita Cyusa natemera kurungura Isimbi, umuntu bita iribagiza bazamufunga mpaka amezi 9 ashize. Ese guys, ko hari abafana bamwe na bamwe ndi kugenda mbona baduha ibitekerezo bavuga ko Isimbi yagakwiye kubura burundu, habuze burundu byabashimisha. Wowe wabyumva ute? Ugiye kumva ngo Isimbi yarabuze burundu ntago azongera kuboneka? Ese wamukumbura ntiwamukumbura? Guys, ahangaha rero ndagira ngo uduhe igitekerezo cyawe, hanyuma kugira ngo episode zikurikiyeho ibitekerezo byanyu nabyo nk'abakunzi wa filime Inzira y'umusaraba bagende babirebaho. Ese guys, ko bamwe bakomeje kugenda bifuza ko umuntu bita Isimbi iranda twite bakumva ko atari ya Cyusa, biramutse bibaye impamo nk'uko mushiki wa iribagiza cyangwa se mukuru wa iribagiza ariwe Kanyana akomeje kugenda abwira Rugema amubwiza ukuri ko iranda ishobora kuba atari niya Cyusa. Biramutse bibaye impamo bamupima bagasanga inda ntago ari ya Cyusa, murabona ibyishimo byagera kuri iribagiza byaba bingana iki? Ese umuntu bita Rugema noneho niki yakongera kwitwaza avuga ko ubukwe bwa iribagiza na Cyusa butagomba kuba? Abona ko ibi byose bikwiye kurangira, iribagiza agakora ubukwe na Cyusa, iribagiza umuti ba kamarade bafite ukaba wamugeraho, hanyuma iribagiza agatangira kugenda yibuka ibintu byose, akibuka buri kimwe ahereye ku murongo. Umuntu bita Cyusa kamenya ko iribagiza ababyeyi be bishwe n'ababyeyi afite, ahubwo Rugema ari we wasahuye imitungo y'ababyeyi ba iribagiza yose. Hanyuma umuntu bita Cyusa akagera ku ntego yari yiyemeje na mama we. Ngira ngo we na mama we batangije igikorwa gisha cyo gukora iperereza ngo bamenye neza ababyeyi ba iribagiza, kuko bamaze kubibona neza ko nta mubyeyi wagira umwana ngo amukorere nk'ibyo bari gukorera iribagiza. Dore iribagiza uyu munsi nifuje kubereka agafoto ke ngo murigire ikintu kimwe mumubwira. Murabizi ko amazi iminsi ari mu gihome afungiranye. Uyu munsi nagiraga ngo mumubone neza, mugire ijambo rimwe mumubwira nimba mumukunda. Ese guys, nanone nongeye mbazanira ifoto y'ubukwe bwa Cyusa na iribagiza. Umunsi ibi byose bizaba byarangiye, iribagiza na Cyusa bakoze ubukwe, bemerewe kubana byemewe n'amategeko. Murabona ibyishimo muzabyuzuza he? Ese couple ya Cyusa na iribagiza yabigushimisha? Guys, ahangaha ibingibi bizaba ari ibyishimo gusa umunsi iribagiza azaba atakiri kwa Rugema, umunsi iribagiza azaba yabonye umuti, umunsi iribagiza azaba yageze ahantu bamukeneye ndetse bamwitayeho.
umunsi umuntu bita mama Cyusa ndetse na Cyusa babonye amakuru ariyo batangiye gushaka yo kuvuga ngo bamenye ababyeyi ba Iribagiza, kubera ko ibintu Rugema ari gukorera Iribagiza, ibintu Fabiola ari gukorera Iribagiza, bamaze kubona ko atari ababyeyi be. Ese guys, n'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, ndabizi neza ko mwabonye igihe umuntu bita Nyirantambara yari yafungiranye umuntu bita Fabiola. Ese impuhwe Iribagiza yagize mwarazibonye? Umuntu bita Iribagiza yaje kuba agira impuhwe afungurira Fabiola, ariko Fabiola we ibyo yamukoreye ngira ngo mwabibonye. Ese guys, mubona Fabiola hari umutima bafite? Guys, ahangaha nuko ari ibya filime, ariko umuntu bita Fabiola aramutse ariko ameze ko no mu buzima busanzwe, murabona ubugome Fabiola butaba bwaramurenze. Guys, ahangaha nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, ndagira ngo muduhe igitekerezo wisanishije ukaba ufite nka mama wawe umeze nka Fabiola. Ese ni iki wamubwira? Ese ubona mu muryango kwa Rugema hari umuntu woroshe urimo? Guys, ahangaha rero ikintu kizabashimisha nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba nuko byanze bikunze umuntu bita Koca igitekerezo afite mwagishigikira cyo gufata Iribagiza bakamutorokana bakamukura kwa Rugema. Bamugishigikiye mwandika hasi muri komenti muvuga ati courage, mushiramo udutima twinshi cyane, kuko umuntu bita Kanyana igitekerezo afite ngenda hamanya nawe, kuko Iribagiza akwiye kuva muri wa muryango kwa Rugema, Iribagiza akagira ahandi hantu ajya kuba bamwitayeho, atari hari abahora bamufungiranye. Ese guys, iyi projet cyangwa se iki gitekerezo cy'ingenzi cyane umuntu bita Cyusa akomeje kwibaza buri munsi, ikibazo abakunzi ba Iribagiza bose bakomeje kugenda bibaza muri filime Inzira y'Umusaraba, bakomeje kugenda bibaza ngo ese aba babyeyi Iribagiza yita kari ababyeyi be kuko nibo bamubyaye? Uri Kanyana ari kwibaza icyo kibazo, uri umuntu bita Koci ari kwibaza icyo kibazo, uri Cyusa, uri mama Cyusa, mbese uri mushiki wa Cyusa ndetse na papa Cyusa, buri munsi, buri munota, buri segonda bari kwibaza icyo kibazo, bibaza niba bari ababyeyi baba araba Iribagiza ba nyabo. Ese guys, umunsi baraza kuramuka bavumbuye neza ko bari ababyeyi atari bo ba Iribagiza, ahubwo bamukoreye ibintu bibi cyane byo kumwicira ababyeyi, murakeka ibintu biraza kubabaho bitaraza kuba bibi cyane? Ngira ngo mama Cyusa we muramuzi ko nta mikino agira, naramuka amenya ukuri ibintu bizahita biba sababu. Guys, so nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba bishimiye iryo terambere rya Iribagiza, ko umuntu bita mama Cyusa ndetse na Cyusa na Kanyana bamenya ko Iribagiza atavuka muri wa muryango wa Rugema. Turifuza ko umuntu bita Kamarade na Emile episode nibura ya 40 mwazabona bahuye n'umuntu bita mama Cyusa ndetse na Cyusa, Kamarade na Emile bagahura, Cyusa ndetse na mama Cyusa bakaba bagirana ibiganiro, bakabwira Cyusa neza ndetse na mama Cyusa amateka ya Iribagiza, bakababwira na diro bari gukurikirana y'umuti wa Iribagiza wo kugira ngo bahe Iribagiza umuti, hanyuma Iribagiza atangire yibuke ibintu byose ahereye ku murongo, amenye ko bara atari ababyeyi be, hanyuma ibintu bitangire kuba byaje mu buryo, umuntu bita Rugema ajyanwe mu nkiko asubize imitungo ye ya Iribagiza. Ese guys, murabona ahangaha nituramuka tuhageze kuri izi episode, murabona noneho filime Inzira y'Umusaraba itazabashimisha ku buryo mutigeze mubona ibashimisha n'undi munsi? Guys, nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba rero ndagira ngo hagati y'ibi bitekerezo byose tumaze kuba twaguha, nene imbari igitekerezo cyangwa inyunganizi uri kubona wagakwiye gutanga kuri filime Inzira y'Umusaraba,
ndagira ngo nawe wakitugezaho. Guys, wowe ugeze kuri munota, nizera ko ukunda filime Inzira y'umusaraba, nkaba nakwisabira kureba aho munsi y'iyi video gato ko wamaze gukora subscribe kuri YouTube channel yanyu y'ubwenge yitwa Big Bless TV, kugira ngo ujye ubana natwe muri show, mu biganiro ndetse na filime z'imiriro tugiye gutangira kubagezaho 2025. Guys, rero urumva ko ari iby'agaciro kuba wakora subscribe ahangaha kuri Big Bless TV. Niba utarabikora guys, nizere ko like wamaze kuyikanda. Reba munsi y'iyi video uraza kubona akantu k'akaganza karebye hejuru, ukandeho uraba ukanze like. Ikindi kintu wadufasha, iki kiganiro wagisharinga ku bandi bakunze, ku bandi bantu uzi bakunda filime Inzira y'umusaraba mu magroupe ya WhatsApp y'abakunze ba filime Inzira y'umusaraba. Guys, ahantu filime Inzira y'umusaraba rero iri kugenda yerekeza, ndi kugira ngo murabibona neza ko abantu bavuze ko iyo urugamba rukaze cyangwa se rushushe ruba rugiye kurangira batibeshe, kubera ko umuntu bita Iribagiza, ubwo umuntu bita Kanyana yaje kuba yamenya ahantu Iribagiza afungiye, ibintu ni nkaho byamaze gukemuka. Ibintu ni nkaho umuntu bita Kanyana araza guhita yereka Cyusa noneho ahantu Iribagiza afungiye, nubwo bashaka ubutabazi, nubwo bahuruza polisi bakagenda bafite amakuru neza y'ahantu Iribagiza ari. Ese guys, ibi bintu Kanyana akomeje guharanira ko mugenzi we Iribagiza yafungurwa, mubimushigikiyemo? Abantu mushigikiye Kanyana, ndagira ngo mushire udutima twinshi hasi muri comment, mugaragaze urukundo mukunda Kanyana. Murabizi ko Kanyana umunsi ku wundi niwe ukoze nka maneko cyangwa se unetse ubu buryo bwo kugira ngo amenye ahantu Iribagiza afungiye. Uburyo yaje gukoresha, yaje gukurikira umuntu bita Fabiola ajyaniye Iribagiza ibiryo ahantu afungiye, umuntu bita Kanyana aba yahabonye. Ese mukomeje kwibaza ngo umuntu bita Cyusa we araza kuba yamenya ko umuntu bita Fiston aragenda agakoresha ukuri akajya kuneka Fabiola ari we wari usanzwe akorana n'uyu mutipe Fiston. Guys, ahangaha rero nk'abakunzi ba filime Inzira y'umusaraba niho amatsiko ari kugenda atangira kuba menshi cyane. Rero ahangaha mwatangaho ibitekerezo mukurikije uburyo mubyumva iki kiraka Fiston yahawe, niba ari bwaze kugikora neza cyangwa se nanone araza kugenda agahita aha Fabiola amakuru yuko bamutumye kugira ngo abaneke. Guys, rero bye bye, tuze guhura next video. Bye bye.